Okay. Bantu banjye muraho mumeze neza. Hano bari dufishe nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None aha rero hari amahirwe amazi iminsi atembera ajyanye na ingazi, ni amahirwe y'akazi. Ubundi mbere na mbere abantu benshi barababwira ngo ingazi ni iki, bimeze bite? Urumva aya ni amahirwe y'abareba urubyiruko, ariko abantu benshi badakunze kujya basobanura. Niyo mpamvu rero no ku Burezi mbazaniye ano mahirwe, tuyanyuzemo amaso twirukanka bone tubanze tumenye ngo ingazi Rwanda ni iki. Ubu rero hari ingazi ambassador cohort ya kabiri cyangwa se icyiciro cya kabiri. Muvanga ingazi Rwanda ni urubuga rwemewe kandi rushyigikiwe na leta y'u Rwanda rugamije gufasha urubyiruko kubona ubumenyi, amahugurwa, akazi, internship ndetse n'amahirwe atandukanye yo kwiteza imbere. Ruvanga ahangaha rukorana na Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ariyo MOYA, UNICEF, agakorana na UNICEF ndetse na Generation Unlimited. Ruvanga ingazi ikora ibi bikurikira: itanga amasomo y'ikoranabuhanga n'ubumenyi bw'akazi ku buntu, igafasha urubyiruko kubona akazi na internship, igatanga icyo twita career guidance, igafasha urubyiruko kwitegura isoko ry'umurimo, gutanga amahirwe ajyanye na AI ndetse n'ikoranabuhanga. Kandi none ubu ngubu rero hariho icyo twita ambassador cohort 2, ingazi ambassador cohort 2. No kuvanga abashaka urubyiruko ruzafasha abandi kwiga gukoresha neza urubuga rwa ingazi no kubona amahirwe. Ni uvanga ahangaha noneho barimo barashaka, urumva ni akazi bagiye gutanga urubyiruko ruzafasha abandi gukoresha neza urubuga rwa ingazi. Ibisabwa ugomba kuba ufite imyaka nibura 18, hagati ya 18 na 30, kuba wararangije nibura amashuri yisumbuye level, kuba warize amasomo 3 ya AI kuri ingazi ukabona certificate. Ibyo ni uruca abana guhita umuntu abikora. Kuba uzi Ikinyarwanda n'icyongereza, kuba uba muri Nyagatare, Muhanga, Bugesera, Rusizi cyangwa se Gicumbi. Birumvikana neza ko nutwo turere. Ibyiza byo kuba ambassador, kuba CV, kubaka CV ya byo bintu n'uruca abana, kuba kunararibonye, kwagura network, guhabwa training zitandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni byinshi cyane. Noneho ukazaba wazajya unahembwa amafaranga agera nibura ku bihumbi 110 n'amafaranga 833 buri kwezi, igihe bageze ku ntego basabwa cyangwa se igihe n'ubundi watangiye kugira ute wabaye wafatwa. Rero ahangaha rero ukuntu tugiye gusaba, n'ubundi turaza ahangaha turaza hano kunuza kuri no website ya ingazi, sibyo? Turaza kuri no website ya ingazi. Ukifungura weho ushobora no kuza hano muri gukandikamo ngo ingazi ambassador cohort 2 ngiyi, ukandaho gutya. Kimara gukandaho uhita ugera ahangaha, cyangwa se n'ubundi ukagira ute ugakoresha iyo link iri aho ngaho muri kubona aho ngaho nabahaye muri comment. Yes, muri comment. Dani rero yarangije, urabona niba uri aha ngaho uhita ukora handitse ngo apply now. Yes, apply. Gusa mwibuke neza batubwiye ngo tugomba kubona iki, tugomba kubona dufite certificate ya AI. Uyu hano kuri course, yose nk'uza hano kuri course, kaza hano handitse ngo AI, barakwereka izi certificate eshatu. Izi certificate eshatu zose ugomba kuba waramaze kugira ute kuzibamo enrolled. Mbibutsa neza ko deadline itariki 15, turi ku itariki 9, harabura iminsi 6. Ukaza ukinrolinga hano, wamara kwinrolinga ukiga nk'ibisanzwe, wamara kwiga n'aha ngaha niri, then ukabona izo certificate kuko ziri mu zo turi buze kwifashisha dukora iki, dukora application. Uvango rero urangiza ukora apply. Wamara gukora apply barabwira ngo creating account. Ushaka nk'ubu wenda natankora continue with Google, amara gukora continue with Google ngashyiramo email yanjye, bakahita banyereka ngo select industry, niba ari agriculture nkanjye kamitemo nka tech. Ngiye ibintu byanjye nababwiye ngo ni ikoranabuhanga technology, nitemo ICT,
nimara guhitamo wenda nka ICT, what career you are interested, wenda akamitemo nka IT support technician, wenda akaba ariyo mpita nihitiramo. Harimo ibintu byinshi, harimo ushobora guhitamo utuntu twinshi, help desk assistant, nkahitamo wenda nka network technician, yes, nkahitamo harimo utuntu twinshi hano, uhitamo dutatu nibura, ndebe utuntu hano mpitamo tw'ingenzi tumeze neza, mpitemo wenda na cyber security, mpitemo nka cyber security. Aho uhitamo nka cyber security, wenda nze mpitemo what skills do you have, ubumenyi nsanzwe wenda mfite, birumvikana. Akamitemo nka networking, nsanzwe mfite izo skills, troubleshooting, mfite izo skills, ibintu ni byinshi, basic IT knowledge, kazamo n'ibintu byinshi cyane we mana we. Kanze nitonde neza nselecting ntahubuka turebe. Mbere na mbere harimo bamuke turebe, duhitemo ahantu hari mbonye cyber security. Nigeze kubabwira yuko cyber security njya ndebaho advanced networking, advanced coding, AI knowledge, duhitemo na video production, learning development, duhitemo data management, system monitoring, umeze hejuru social media management. Izi ni skills mfite. Duhitemo utu tuntu, urumva hano harimo ibintu byinshi cyane pe, harimo ibintu byinshi cyane. Niturangiza twikomereze kwiyizira hano handi wenda education level. Urabona hano hitamo category wenda ufite wowe. No, hano write down role that best describe you. Bahitamo wenda kakiremo nka content creator or technology tutorials. Hano ushyiramo role yawe, yes, hano ushyiramo role hano wenda ugashyiraho naho experience, ukayishyiramo wenda ugashyiraho nka 1 year cyangwa 2 year, bitewe niba ntayo ufite ushobora gushyiraho 0. LinkedIn portfolio niba uyifite, ugashyiramo CV yawe, CV ukagenda ukayihiga rwose ukayishyiramo. CV reba nta CV mfite di hafi aha ngaha, ariko katuyirebe ntabwo twayibura. Umva buriya na Google Drive ni ingenzi kubikaho CV.
CV ndabona hano uyifite. Hano CV turayifite, reka tuyishyiremo. Dupfa gushyiramo iyi ngiyi, nzaba neditinga nyuma. Uploading CV. Ushyiremo sample of your work or certification. Certificate nayo ndumva nyafiteho hano. Ndebe certificate ya Ubalidi official cyber security advanced level. Iyi ni ya mini ICT, nayihawe na mini ICT nayo katuyishyiremo. Certificate ya mini ICT muri download. Select availability, part-time contract, full-time freelancing. Twahitamo hano wenda na part-time bitewe n'icyo nuko byifuza. Available per week, ushobora kuvuga wenda icyumweru umunsi tugize wenda amasaha 28, nshobora kubonekamo amasaha 2. Ubwo mu cyumweru ni amasaha 15 wenda cya 18, sibyo? Then ugakora save and next. Hano batubwiye ngo ahantu hinuruje. Gategereza. Yes, hano batubwiye ngo dushyiremo iki? Information profile photo, tukagira ute tukayishyiramo. Profile photo. Yeah. Uzo tuyishyiremo. First name, last ID. Reka tuyandike. Noneho hano barabwira ngo profile yawe umaze kuyisetting. Hano hari ibintu wemeza. Hari ibintu wemeza ukabanza ukagira ute ukabisoma, then ukemeza. Then urangije ukora agree, then save and next. Tayari urabona yuko twamaze kugira ute? Twamaze kuzuza profile yacu. Maze kuzuza rero ushobora no gukomeza n'iki n'ibindi. Niba ari hano hari opportunity hano, wakuza ugahitamo nyine Ngazi ambassador, ukaba applyinga hano, kaza hano hasi hano hejuru ukakora apply. Maze ukiritse kuri apply, kararodinga bakakwereka ngo Ngazi ambassador n'ibiki ugakomeza nyine ukuzuza tu. Nta bintu bihambaye. Urabona ko nyine deadline ni 15. Education level igomba kuba ari upper level. Modality ibintu bigiye bitandukanye byose nyine barabikwereka tu. Wagiye umaze kugeramo. Sasa ndatekereza ibintu byose hano tubikoze bihagije kuva kudutangiye kugeza dusoje. Bye bye rero, God bless you. Imana barande mwe twabanye, ariko mbibutsa ngo
wowe wari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel kanda like kuri no video, kanda subscribe ufungure zigera tujye tubana igihe cyose.